Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis za Gold, EU hamwe na GU. So analysis nabagejeje hejuru harimo iya Gold, EU, GU hamwe na GBP, JPY. So trade twafashe niyo nako twabahaye muri analysis twabahaye. Trade yabashije kuboneka niyo muri Gold, izindi zo ntabwo zabashije gukora ibyo twifuzaga. So Gold kuri daily time frame yagaragaza some bullish cyangwa se ko iri uptrend, ariko nari nababwiye ko igomba kuzakora correction cyangwa se igomba kuzamanukamo gato, kuko kuri 30 minutes uko twagenda tumanuka muri lower time frame kuri 1 hour daily time frame na 1 hour 30 minutes twabonaga ko igenda igaragaza some bearish side cyangwa se yerekana lower low, lower high, lower low, lower high, ikahita yongera ikamakinga another lower low, lower high. So which means ko nabonaga ko izamanuka cyangwa se nimara ku breaking ino support izamanuka ikaza kuzuza ino range yacu. Nibyo twahaga high chance, urabona ko byabaye uyu munsi mu gitondo ariho yaje kuzuza ino range yacu dufite, ariko breakout ikaba yarayikoze ejo mu masaa munani. So I hope ko hari ababashije gufata ino trade, kuko analysis nari nashyikijeho kuri YouTube abarebye video. I hope ko mwabashije kuyifata, ngewe byabaye ntari kuri chat. So nta trade ejo nigeze mfata kuri Gold. So reka twihuse tujye muri daily time frame turebe se Gold nikiri kutubwira nize opportunities ishobora gutanga uno munsi. Urebye Gold kuri daily time frame irerekana some bullish, aho twifuzaga ko kugira ngo tumenye next move yayo, ariko yagombaga kubreakinga ino range in market. So urabona today yabashije gukora breakout, nako yesterday yabashije gukora breakout. Kando y'uyu munsi icyo yakoze ya creating a week, imaze creating a week it flipping. Hari chance ko n'uyu munsi turi bubone Gold iza kumanuka ikaba yaza kuzuza cyangwa se yaza kutestinga ino strong range, ino strong support dufite ahangaha kuri daily time frame. So which means ko uyu munsi ndake expecting some bearish side kuri Gold, which means ko tugomba gutegereza for sell today, naho wenda buy yo twazayibona mu gihe yerekanye rejection kuri iyi strong support. So ushobora kuba confused ukibaza nimba Gold ubu ngubu igiye kuri vasinga cyangwa se igiye gukomeza muri selling cyangwa se yongeye guhindura direction. For now ntabwo navuga ko igiye guhindura direction, igihe ibyo nzabivuga ari uko yamaze gukora breakout yi support iri ahangaha. So ahangaha murabona ko igeze muri another support, navuga ko iri somehow strong. Dutegereze turebe se iraba rejected isubire hejuru cyangwa se irakora breakout ikomeze hasi. Ndikumva n'ahangaha nashyiraho green box nkareza kureba niki kiri bube, ese irahita iba rejected isubire hejuru cyangwa se irakomeza muri selling size. Let's wait and see niki kiri buze kuba uno munsi. Twihuse reka naha dushyireho support yacu, gusa ni kure, sinakerezaga ko Gold uno munsi iri bubashe kongera kwagera, nta nubwo navuga ko ari vuba izongera kuhagera, keretse habonetse news nka CPI cyangwa se NFP, niho twakwizera ko yakongera kugera muri izi range. So dushyireho support, ushatse twakigira muri 4 hours kumva support dushyizeho ziri enough, tukareba se muri 4 hours market iri kutubwira iki. So muri 4 hours urabona ko Gold nubwo twari tumaze kubona ko muri day time frame nyuma yo kuba rejected ahangaha iri kugenda making a lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ishobora kuza ku making another lower high igahita ikomeza kugira ngo ize gutestinga ino strong support yacu dufite ahangaha. So which means ko
niramuka i-breaking ino support turi bubone gold iza gufiringa ino range dufite aha kuko urebye no kuri 4 hours hari very clean range. Adjusting ino support aha kugira ngo igendane na current market, twashyiramo indi sibyo ko I don't think ko market iri bubashe kwagera neza. Reka twigire muri 1 hour turebe hose market iri kutubwira iki cyangwa se iri same n'ibimeze muri 4 hours. So ndabona support twaciye muri 4 hours ziri very valid cyangwa reka tuyadjusting aha n'iyi tuyadjusting mwaha ahangaha sintekereza ko gold iri bubashe kuhagera ariko reka dupfe kuyihashyiza. Gold for now urabona ko iri kwerekana some bearish side even on 1 hour, gusa turemera ko ikomeje muri selling imaze gukora breakout iyi support cyangwa se ishobora kuza kongera testing no support yamara kuyitestinga ikahita iba rejected kugira ngo imaking higher iba rejected kugira ngo ikomeze kuri selling. So tujye kuri 30 minutes turebe. Kuri 30 minutes navuga ko gold for now iri gutradinga muri iyi range, ni range nini cyane. I think ifite nka pips 50. So dushobora kwibaza ese gold irakomeza itradinga muri iyi range? Birashoboka ikaguma itradinga muri iyi range cyangwa se iraza gukora breakout testing support ikomeze hasi. So we have to wait and see ni iki kiri bube, gusa twavuga ko possibility cyangwa se trade ishoboka nuko market yaza gukora breakout, yamara gukora breakout igatesting no support ikahita ikomeza hasi kugira ngo yuzuze ino range yacu ifite left side. Urebye na left side urabona ko haragerageza kuba clean cyangwa se market yabasha trendinga, ni ukuvuga ngo niramuka yageze iri bubashe kuzuza ino range, ariko nangaha washyira 80% ugatekinga 80%. So ni ukuvuga ngo ariko ibi mu gihe uri burindire ko iza gukora retest y'iyi support, ni mu gihe iramutse i-breakinze ahangaha tudafite strong range cyangwa se tudafite strong consolidation ahangaha ubona, cyangwa se ahangaha for now kumva ari icyo twakitegura naho buying. There is no possibility of buying. Ntabwo ndi kubona buying yashoboka mu gihe gold i-breakinze ino support dufite ahangaha, naho mwahangaha byaba biri very risk. So for now kuba beginners nababwira kureka gold, ariko kuba afite experience niyo ikoze breakout ikaza for test ukabona gukomeza hasi watekinga serious. So reka twihuse tujye no kuri EU turebeho byifashe bite, turebe ni izihe opportunities dushobora kubona uno munsi kuri EU. Kuri EU yabashije kugeraho nari nababwiye guseringa niramuka yageze, nababwira ko muzarindira ko market igeraho igahita iba rejected, ariko to be honest there was no clear confirmation kuri candlestick, ariko kuri 30 minutes ndayibona, ariko I wasn't comfortable kuba umuntu yatekinga ino trade. It was not strong confirmation kuko urebye neza ntabwo yabashije gutacinga kuri support ngo ibe rejected. So yageze mwahangaha nubwo naho hari agasupport, ariko it wasn't clear confirmation cyangwa se strong confirmation. Reka twihuse tutangire analysis zacu kuri daily time frame turebe se Euro USD ni iki iri butubwire cyangwa se ni ikiri bukore uno musoro. Euro USD urebye kuri daily time frame urabona ko iri muri uptrend cyangwa se iri kujya muri bullish side. So gusa twifuzaga ko i-breakinga ino consolidation twari dufite kuri daily time frame yarabikoze i-breakinga below, gusa
habayemo rejection igeze aha ngaha, gusa ntabwo yabasha kugera kuri iyi support kugira ngo tuvuge ngo igiye gukomeza hejuru. So I think uyu munsi dushobora kubona some bullish side, you know why? No, kandi uyu munsi ishobora kuza gufiringa ino week yabaye rejected y'ejo, which means ko hari high chance ko market ishobora kuza testinga ino support twari dufite hano ejo itabashije kugeraho neza ngo itesting. Dushobora kubona some sell ariko mu gihe market igarutse kuri support ikaba rejected. So ku barebye video y'ejo, which means ko dufite same plan kuri EU, wenda turaza kureba nimba hariya dushobora kubona ya buy. Turebe left side, aha turabona support, naho dushyizeho support urabona rejection. Ashaka kureba uno munsi impamvu kandi yo kuwa mbere, yo kuwa kabiri sorry yabaye rejected, iya kuwa gatatu igasa nkaho ifungiye kuri iyo rejection. So naho dushatse twashyiramo indi support, ubundi twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours navuga ko adjusting hano iri adjusting hano. So muri 4 hours navuga ko iri kwerekana some downtrend, aho yari yaje gukora correction iyi move yakoze yose, ariko yagera mwaha ikahita iba rejected. Naha nzashyiraho green box nerekana ko hari strong support. Impamvu mvuze ko hari strong support, urabona ino yaba rejected, iba rejected. Buriya turebye na left side twabona izindi rejection, nawe urabona ko harimo za rejection. So reka duhindure green box twerekane ko market niramuka yongeye ikagera iri bube rejected igakomeza muri buying side. So ino support na adjusting hano. So ubundi reka tujye muri 1 hour turebeho naho byifashe biti. So 1 hour nabyo adjusting aha, ushatse ko adjusting hariya ariko mbonye hano ariko sawa. Reka tujye muri 30 minutes turebe. So to be honest, navuga ko kuri 30 minutes nkuko market iri kugaragaza some bearish side, navuga ko iri gutradinga muri iyi range, ni very big range. Kanahindure white box yerekana ko ari na trading zone. So ikintu cya mbere gishoboka, EU niramuka ikoze breakout iyi support iga closing below, yamara closing below ikaza for test over test, ikabona rejection watekinga seri yawe ikaza kuzuza ino range. Ndakeka ko ari bube ari good trade, kuko urebye aho urabona clean candles, cyangwa se urabona ko market yabasha gutrendinga, kandi urabona ko iri kugerageza gucreatinga range muri iyi zone. So niramuka ikoze breakout utekinge seri yawe. Another possibility ishoboka, gusa yose ndi kwiha chance, nuko yagaruka kuri support ikahita iba rejected ikabona kuzuza ino range. So naho watekinga seri uramutse ubonye igeze kuri support neza ikerekana rejection, byaba ari sawa watekinga seri ya. Gusa I think ko seri buze gushoboka ari breakout y'ahangaha iyi support yarangiza ikaza gukora test ikahita iba rejected. Reka tujye no kuri GU turebe hose byifashe bite, n'iki ishobora gukora uno munsi, cyangwa se n'izo opportunities ishobora kuduha. So GU I think ko nta byinshi byo kwisobanuraho, ariko tugiye muri day time frame. Kuko ibyo twari twiteze ejo nta na kimwe cyabaye, yagumye muri range market, which means ko n'uyu munsi hashobora kuba hatari change yabayeho. So
GU yari iri kujya muri uptrend nk'uko mubibona, ariko iza kunanirwa kuba yakwekinga ino strong support dufite, resistance sorry, dufite hariya. Reka mpite nshyiraho green box byerekana ko anytime market yahagera yakwerekana rejection igasubira muri selling side. So, kanashyireho red box. So navuga ko n'ahangaha nashyiraho strong support, kuko urabona ko market fana iri gutradinga muri iriya range dufite hariya. So reka ahindure green ndishyireho yellow line. So icyo turindire kuri GU ni uko iri gukora breakout yo hasi cyangwa se igakora breakout yo hejuru kugira ngo ikomeze hejuru, ariko niramuka ikoze breakout iyi support dufite ahangaha hari very clean range yaza kwita iza kuhuzuza nta kabuza. So cyangwa se iramutse ikoze breakout yaha next resistance yaba iri targeted yaba ari iyi ngiyi. So reka twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite, ni iki market iri kutubwira. So muri 4 hours urabona ko market yacu iri gutradinga muri iyi range iri very strong. So dufite gutegereza tukareba ko iri bukore breakout yaho ikaba yava muri iyi range, ubundi tukabona kuba twabona trade. So reka tugiye muri 1 hour, ntabwo ndi kwihuta. GU iri kugenda imekinga lower low, yereke iri kugenda imekinga lower low kuri lower time frame, lower high, lower low, lower high, lower low, ishobora kumekinga another lower high, ikahita imekinga lower low, ikahita ibona kumanuka. Gusa tugomba kurindira tukareba n'ikiri bube. Navuga ko for now iri gutradinga muri iyi range. Reka nshyireho ino support nubwo itari necessary cyane, tuyihindure white. Gusa twavuga ko kuri 1 hour GU iri gutradinga muri iyi range. Reka tujye muri 30 minutes turebeho bimeze bite. So kuri 30 minutes icyo tugomba kurindira ni uko yaramuka ikoze breakout iyi support igacrosinga below, yamara gucrosinga below ikakora retest ikahita iza kuzuza ino range yaba biri sawa, kuko hari very clean range cyangwa se range yaho iri very clean kugira ngo tubone selling. So naho another selling ishoboka ni uko yaza kuri iyi support ikahita yerekana rejection ikahita ikomeza kumanuka, gusa bifite low chance kuba yabasha kugera hariya. So ahanini niramuka ikoze breakout yaha niho turi bubone trade, ariko ishobora no gukomeza tradinga muri iyi range market. So thank you so much. Ndikumva ari izo trade dushobora kubona cyangwa se n'ibyo dushobora kwitegereza kuri gold, EU hamwe na GU. So thank you so much, happy trading day.